noneho turaganira iyo urose intare biba bishaka gusobanura iki. Ushobora kurota zikwirukaho, ushobora kubona kurota uhura nayo, ushobora kurota ubona ishusho yayo itambuka gusa, ushobora kubona intare y'ingore cyangwa ukabona intare y'ingabo. Iyo ije mu ishusho y'intare bisobanura ibintu 13 Bibiliya yemera. Intare ni inyamaswa yo muri Kagera iteye ubwoba. Intare ku ntambwe ya kabiri ni Yesu. Intare ku ntambwe ya gatatu ni Satani. Intambwe ku ntambwe ya kane ni ubwami. Intambwe ya gatanu intare ni igiteye ubwoba. Intambwe ya gatandatu ni ubwibone. Intambwe ya karindwi ni imbaraga. Intambwe ya munane ni ubudahangarwa. Intambwe ya 9 ni ubutware. Intambwe ya 10 ni umurava. Intambwe ya 11 ni umusirikare. Intambwe ya 12 ni umutabazi. Intambwe ya 13 ni murasantego. Turabanza kuvuga intare kuko ari inyamaswa itungwa n'inyama. Iyo nyamaswa iba muri Kagera. Iyo nyamaswa ni inkazi. Iyo nyamaswa igira imbaraga, ariko turabanza kuyivugaho. Intare izi kwiruka kuko yiri kilometero 45 ku isaha. Intare irama imyaka 40. Intare ibwagura bitatu. Intare zikunze kuba mu matsinda, kubaho mu matsinda kuko zifite ikintu cyo gutabarana. Ubwo rero none urose intare. Ushobora kurota intare ari uko wenda hagiye kuba intambara, noneho inyamaswa zo muri Kagera zikanyanyagira mu cyaro kuko zizarya benshi zikabonwa na benshi. Icyo gihe wabibona mu shusho y'intare. Intare ya gatatu ni Satani. Petero ya mbere 5:8 haravuga ngo mwirinde ibisindisha nyabuna mube maso kuko Satani umurezi wanyu ari mazerera nk'intare ashaka ko yaconjomera. Intare hariya ni Satani kuko Satani azi kwigana, ariwo mwuga we, nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni marayika w'umwijima ariko agira ubushobozi bwo kwihindura nka marayika w'umucyo, ngo ntabwo ari igitangaza ngo abamukorera nabo bihindure nk'abagabura ibyo gukiranuka, ngo iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Satani rero ic'Imana ikoze nawe aracigana. Satani atsindwa abanje kugerageza kwigana kananirwa nyuma, ariko akabanza kwigana. Nizo mpamvu kuko yamenye ko Yesu yitwa intare, nawe ashaka ikindi kintu kiramuzanaho intare kugira ngo aconshomere, bamwitirira intare. Kane rero intare ni ubwami. Gatandatu intare ni ubwibone. Niho rero muri Zakariya igice cya 11:3 hagaragaza neza intare yariyo. Ubwibone bw'intare ni intare nyinshi, si ubusho bw'intare ahubwo ni ubwibone bwazo. 13 intare isobanura ngo ni murasantego. Intare rero igira intego. Iyo yagambiriye kuvumbura imbogo, nubwo yanyura mu mukumbi w'amasha ntabwo yabasha kuyirendereza. Nuvuga ngo ikaba yiruka ku mbogo igahura n'impongo, ntabwo ireka ya mbogo ngo ivuge ngo imbogo iraruhije reka ndwane n'impongo. Oya, intare igira intego, icyo yatekereje mu gitondo ni cikora. Intare igira intego ariko igasaza nabi. Mu myaka 40 isaza nabi kandi gapfurupfurubi. Description y'intare rero niyo. Noneho rero ushobora kuburyamye, noneho ugashirwayo ukabusinziriye, ukarota intare cyangwa ukerekwa intare cyangwa ukayishurirwa intare cyangwa se ijya aricyo cyose cyakubaho haba mwibonekerwa ukabona intare. Icyo gihe uratekereza uti none niba intare ishushanya ibintu 13 ni ikihe narose. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka musuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza kandi nimba uri mu bihe bitakorohe wihangane, ibihe bizahinduka. Abari mu Rwanda turasuhuje, Imana ibamugisha. Abari mu Burundi Imana ibahe umugisha. Abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda nese n'ikinyamurenge, tubabwira ngo turakunda kuri channel ya gusenga everyday. Ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa no gusenga uzanesha. Abari muri Amerika turasuhuje cyane cyane inshuti zacu ziri muri Canada, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kandi ikomeze kubashigikira ku mirimo yanyu icyo mwerekeje hose, amaboko Imana igihire. Abari mu Burayi turabasuhuje cyane, Imana ibaho umugisha cyane cyane. Abari mu Bubiligi mutwandikira tuba turi kumwe ku manwa nijoro, Imana ibaho umugisha turabashimiye cyane. Abari muri Australia Imana ibaho umugisha, no muri Sweden gose Imana ibaho umugisha cyane, muratwandikira, Imana ibaho umugisha cyane. Ndetse n'ahandi ku mpande zine z'isi mudukurikirana, dutavuze ibihugu byo muri Afrika,
turabona ko mudukurikirana. Imana ibaho umugisha cyane muri inshuti zacu. Ikiganiro rero ni turi kumwe na Pasteur Dr Pasteur Mazibire. Gushobora kuba bwa mbere ugeze kuri channel ya Gusenga Evi, tugusaba gukanda subscribe canke s'abone canke gukora share canke partage canke kugisunikira abandi inshuti zawe, haba mu groupe haba ku Facebook, uzadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pasiteri, watangira gusenga Imana nk'uko channel yacu yitwa Gusenga buri munsi. Mana turagushimiye umwanya mwiza tugiye gusangiza bene data, nk'uko watubwiye ngo turabatangi b'ubwami, turi ishanga ryera, turi abantu waronse kugira ngo twamamaze ishimwe, kuko waduhamagaye dukura mu mwijima ukatugeza mu nshuro bitangaza, dusangize ubutumwa bwiza mu mahanga yose, kugira ngo dusoze inshingano Yesu Kristo yadusigiye kuvuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mugende buhindura amahanga yose kuba bigishwa banje. Turashaka kugira ngo iri jambo rihindura amahanga yose kuba bigishwa ba Yesu Kristo, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha inshuti zacu za Gusenga Everyday. Ikiganiro ni menya inzozi zawe. Ushobora kuba ukunda kurota ko Gusenga Everyday hariho inyigisho tugira zo gusobanura inzozi dushingiye kuri Bibiliya, atari gusobanura inzozi bishingiye ku muntu abitekereje nuko yabyumvise abantu bivuge, ariko tunyuzaho inyigisho canke ubusobanuro bw'inzozi bishingiye kuri Bibiliya. Warota inzozi ukamenya ico Imana yashaka kuvugana nawe mu nzozi, kuko Imana ifite uburyo ivugana n'abantu, no kurota n'uburyo Imana ivuganamo n'abantu. Basi tukadukwakiriye. Murakoze cyane. Imana ishaka kwaniriza ubwoko bwayo, irururuka ikabanza kwishatsanisha n'umuntu ugiye kuganira n'undi, kugira ngo wa muntu abishikire. Na nizo mpamvu iyi Imana ivuze ngo ngiye kukuganiriza mu ishusho runaka, Imana ikuganiriza mu ishusho wabonye, kugira ngo bikwinjiremo, none uyishiremo kwanza ya shusho, kugira ngo umenye ukuri Imana igiye kukugezaho. Na nizo mpamvu na Yesu Kristo avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizire, kuko mu rugo rwa Data hari amazu menshi. Si uko mu ijuru hazaba amazu, ahubwo ni uko yakoresheje imvugo sembolike ngo abantu babasha gushikira. Imana rero ivuze ngo intare ibivuga mu ishusho, ikabibwira abantu bazi iyo ntare. Noneho turaganira iyo urose intare biba bishaka gusobanura iki. Ushobora kurota zikwirukaho, ushobora kubona kurota uhura nayo, ushobora kurota ubona ishusho yayo itambuka gusa, ushobora kubona intare y'ingore cyangwa ukabona intare y'ingabo. Ibyo byose Imana ibifite ubutumwa bwiza ishaka kukugezaho, kugira ngo ikumenyeshe ukuri kwayo. Ahangaha rero intare, iyo ije mu ishusho y'intare bisobanura ibintu 13 Bibiliya yemera. Intare ni inyamaswa yo muri Kagera iteye ubwoba. Intare ku ntambwe ya kabiri ni Yesu. Intare ku ntambwe ya gatatu ni Satani. Intambwe ku ntambwe ya kane ni ubwami. Intambwe ya gatanu intare ni igiteye ubwoba. Intambwe ya gatandatu ni ubwibone. Intambwe ya karindwi ni imbaraga. Intambwe ya munane ni ubudahangarwa. Intambwe ya 9 ni ubutware. Intambwe ya 10 ni umurava. Intambwe ya 11 ni umusirikare. Intambwe ya 12 ni umutabazi. Intambwe ya 13 ni murasantego. Bibiliya rero irabadusobanurira iyo kibaye iki kiba giturutse kuri ibi. Ubwo tugiye kuganira none ku ntare. Turabanza kuvuga intare kuko ari inyamaswa itungwa n'inyama. Iyo nyamaswa iba muri Kagera. Iyo nyamaswa ni inkazi. Iyo nyamaswa igira imbaraga, ariko turabanza kuyivugaho. Intare izi kwiruka kuko yiri kilometero 45 ku isaha. Intare irama imyaka 40. Intare ibwagura bitatu. Intare zikunze kuba mu matsinda, kubaho mu matsinda kuko zifite ikintu cyo gutabarana. Ubwo rero none urose intare. Ushobora kurota intare ari uko wenda hagiye kuba intambara, noneho inyamaswa zo muri Kagera zikanyanyagira mu cyaro, kuko zizarya benshi zikabonwa na benshi. Icyo gihe wabibona mu shusho y'intare. Ni ugusenga rero kugira ngo muri ya shusho ubonye Imana yogere guhishurira igukure mu kuri, ikure mu kuri. Ubundi intare iyo ari itsinda, iyo rikaba rirenze 8 baryita ubusho, ariko bagakoresha amagambo ahuye na buri nyamaswa. Iyo inka ari nyinshi bazita ubusho, iyo ihene ari nyinshi bazita umukumbi, iyo intama ari nyinshi bazita umukumbi, iyo ingurube ari nyinshi bazita umugana, iyo inkoko ari nyinshi bazita umuragara, iyo inzuka ari nyinshi bazita irumbu, iyo
inyoni ari nyinshi bazita uruhuri, iyo imbwa ari nyinshi bazita igobe. ubwo ni ukuvuga ngo zo zigira amatsinda. ubwo rero nta busho bw'intare bubaho, ahubwo hari ubwibone bw'intare, ni ubusho bwazo. noneho nta busho bw'imbwa buhari, ahubwo haba igobe ry'imbwa. nta busho bw'ihene bubaho, ahubwo haba umukumbi w'ihene. nta busho bw'intama bubaho, ahubwo haba umukumbi w'intama. nta busho bw'inkoko bubaho, ahubwo haba umuragara w'inkoko. nta busho bw'inzuki bubaho, ahubwo haba irumbu ry'inzuki. nta busho bw'inyoni bubaho, ahubwo haba uruhuri rw'inyoni. ubwo ni ukuvuga ngo ubwibone bw'intare bisobanura ngo intare nyinshi. intare rero icya mbere ni inyamaswa y'inkazi. icya kabiri mu Byahishuwe 5 hariya kuba inyamaswa y'inkazi, usomye Abacamanza igice cya 14 umurongo wa 15 na 16 haravuga ngo maze intare iraza, umugunzi w'intare Samusoni yari umunyembaraga nyinshi, maze ahura nayo. ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana imwambika imbaraga, maze afata ya ntare arayitanyagura nk'uko umuntu yatanyagura umwana w'ihene. hariya ni inyamaswa y'inkazi. kabiri, intare ni Yesu Kristo. mu Byahishuwe 5 umurongo wa 5 haravuga ngo dore intare yo mu muryango wa Yuda ni igishitsi cya Dawidi aranesheje, kugira ngo abumbure kiriya gitabo no kumera ibimenyetso bigifatanije. hariya ni Yohana umaze kwerekwa yicaye kuri ya ntebe, yari ifite igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma gifatanishije ibimenyetso 7. ijambo ry'Imana ravuga ngo mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga, abaririza aravuga ngo ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. ijambo ry'Imana ravuga ngo Yohana ari mu kirwa cy'i Patimo abona ko hatagize uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu wabashe gufata kiriya gitabo ngo babumbure ibimenyetso bigifatanije habe no kukireba. ararira cyane, aravuga ngo ndizwa cyane nuko hatabonetse uwabasha kubumbura kiriya gitabo no kukireba. ngo ni ukumwe muri ba bakuru arampumuriza arabwira ngo Yohana wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda ni igishitsi cya Dawidi aranesheje, kugira ngo abumbure kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. uwo ni Yesu Kristo. byahanuwe na Yakobo ari gutanga umurage ku rubyaro rwe. hariya mu Itangiriro ibice 49 umurongo wawo wa 9 kugeza ku wa 10 haravuga ngo ariko Yuda ni icana c'intare, uvuye mu muhigo mwana wanje, ngo yunamye abunda nk'intare ndetse nk'intare y'ingore. bakoresheje intare y'ingore kuko igira ubukana kurusha intare y'ingabo. intare y'ingabo igira imbaraga kurusha intare y'ingore, ariko intare y'ingore ikagira ubukana n'umujinya. aravuga ngo ndetse intare y'ingore ninde wabasha kuyivumbura? bwari ubuhanuzi bwa Yakobo. ariko aravuga ngo inkoni y'ubutware ntizava ku bitugu bya Yuda nyirayo ataraza. none ahangaha aravuga ngo intare ni Yesu Kristo. intare ya gatatu ni Satani. Petero ya mbere 5 umurongo wa 8 haravuga ngo mwirinde ibisindisha nyabuna mube maso, kuko Satani umurezi wanyu ari mazerera nk'intare ashaka ko yaconjomera. intare hariya ni Satani, kuko Satani azi kwigana ariwo mwuga we, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ni marayika w'umwijima ariko agira ubushobozi bwo kwihindura nka marayika w'umucyo. ngo ntabwo ari igitangaza ngo abamukorera nabo bihindure nk'abagabura ibyo gukiranuka, ngo iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Satani rero icyo Imana ikoze nawe aracigana. muribuka mu Egiputa Imana imaze guha ubushobozi Mose na Aroni bwo gukora ikimenyetso imbere ya Farawo, kuko bose yabaje Imana ngo nibatubaza ngo ni ikimenyetso kikibahamiriza ko Imana yabatumye. Imana yarabwiye ngo muzajugunye inkoni hasi hinduke inzoka. hariya noneho rero ijambo ry'Imana riravuga ngo bakoze uko Uwiteka yabategetse, bajugunye inkoni hasi hinduke inzoka, kuko bwari ubukonikoni bwo mu Egiputa. Farawo ahamagara abakonikoni n'abacuni bo mu gihugu cyose cya Egiputa. ni Kuva igice cya 7. noneho nabo bose bajugunye inkoni zabo hasi, ariko ikimenyetso cyagaragaye ko inkoni ya Mose ariyo y'Uwiteka. ijambo ry'Imana riravuga ngo ya nzoka ya Mose irazisakuma zose irazimira. baravuga ngo burya inzoka ya Mose niyo nzoka yaturutse ku Uwiteka. Farawo aba aratsinzwe.
Satani atsindwa abanje kugerageza kwigana akananirwa nyuma, ariko akabanza kwigana. Nizo mpamvu kuko yamenye ko Yesu yitwa intare, nawe ashaka ikindi kintu kiramuzanaho intare kugira ngo aconcombere, bamwitirira intare. Kane rero, intare ni ubwami. Mu Byahishuwe ibice 13 umurongo wa mbere haravuga ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona, mbona inyamaswa ive mu nyanja. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo nyamaswa yagiraga amahembe 10 n'imitwe 7, kandi ku mahembe 10 hariho ibisingo, no ku mitwe 7 hari amazina yo gutuka Imana. Noneho haravuga ngo iyo nyamaswa nabonye yasaga ndimwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Hariya intare yashushanyaga ubwami. Nuvuga ngo intare ni ubwami. Iyo nyamaswa yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Ni ya ntare Daniyeli yeretswe. Hariya havuga ngo inyamaswa ya mbere yasaga n'intare, iya kabiri yasaga n'idubu, iya gatatu yasaga n'ingwe, iya kane yabaga iteye ubwoba, ifite amajanja akomeye cy'ibyuma. Ahangaha bisobanura ngo ubwami. Gatanu ni igiteye ubwoba. Hariya inyamaswa igiteye ubwoba byanditswe muri Amosi 5:19, havuga ngo umuntu umwe yaragendaga, ageze mu nzira ahura n'intare, arikanga. Mu gusubira inyuma afite ibyiringiro ngo arayicitse, ahura n'idubu. Ababonye inzu ikinguye yinjiramo, agiye kwinjira mu nzu yegamira inzoka. Bashaka kuvuga igiteye ubwoba. Intare iteye ubwoba, idubu riteye ubwoba, inzoka iteye ubwoba. Intare rero ku cya gatanu ni igiteye ubwoba. Amose 5:19. Gatandatu, intare ni ubwibone. Niho rero muri Zakariya igice cya 11 umurongo wa 3 hagaragaza neza intare yariyo. Ubwibone bw'intare ni intare nyinshi, si ubusho bw'intare, ahubwo ni ubwibone bwazo. Ahangaha rero niho hasobanura neza muri Zakariya 11 umurongo wa 3. Noneho ku gice cya 7, intare ni imbaraga. Imigani 30 umurongo wa 30. Noneho ubudahangarwa 8, Imigani 28 umurongo wa mbere, aho bavuga ngo umunyabyaha ahunga ntawe umwirukanye, ariko umukiranutsi ashura ubwoba nk'intare. Umunyabyaha arahunga, agahunga ntawe umwirukanye, ariko umukiranutsi agashura ubwoba nk'intare. Ahangaha ni mu Migani 28 umurongo waho wa mbere. 9, intare ni ubutwari. Samweli ya 2 igice 17 umurongo wa 10, intare ni ubutware. Hariya 10, intare ni umurava. Yesaya 31 umurongo waho wa 4. Yesaya 31 umurongo waho wa 4 havuga ngo intare ivumbuye, nubwo abashumba bahamagarana bakava hirya no hino mu misozi miremire, ariko ijambo ry'Imana bangwa intare ntishobora gukangwa n'urusaku rwaho. Urusaku rero, intare ahangaha ni umurava. Noneho rero iyo warose intare ugomba gushakisha muri ibi byose. 11, intare ni umusirikari. Ingoma ya mbere igice cya 12 umurongo wa 8, abasirikari nabo babita intare. Hariya 12, intare bisobanura gutabara. Ingoma ya 2 ni ibice 9 umurongo wa 19. 13, intare isobanura ngo ni murasantego. Intare rero igira intego. Iyo yagambiriye kuvumbura imbogo, nubwo yanyura mu mukumbi w'amasha, ntabwo yabasha kuyirendereza. Nuvuga ngo ikaba yiruka ku mbogo igahura n'impongo, ntabwo ireka ya mbogo ngo ivuge ngo imbogo iraruhije reka ndwane n'impongo. Oya, intare igira intego. Icyo yatekereje mu gitondo nico ikora. Intare igira intego, ariko igasaza nabi. Mu myaka 40 isaza nabi kandi igapfa urupfu rubi, kuko ntabwo izi kujera imbaraga zayo. Iyo igiye kurwana ikoresha imbaraga zose zayo ikazikurayo. Nizo mpamvu imbaraga intare ikoresha yica urukwavu
ntabwo izigabanya nizikoresha yica imbogo. Nuvuga ngo uko yarwanye n'imbogo ikagira ubukana bwose, igiye kwicira urukwavu, bwa bukana ibwururukiriza ku rukwavu kandi rudasaba imbaraga. Noneho kwa gutakaza imbaraga nyinshi cyane, intare igasaza nabi. Kandi muri organization ikitwa gutunganya umuryango, ntabwo intare zimeze nk'ingagi. Ingagi iyo ishaje, ibyana byose yabyaye birabimenya, bikakukanwa, bigacunguranwa aturu derore, ni ryari buri cana cyawe kizagaburira se utagikora. Ariko intare zigushaka umuhigo ku byana byayo. Iyo ifite ibyana irahiga, ikazana umuhigo, ikagaburira ibyana byayo bigakura neza. Ariko iyo intare ishaje, ibyana byayo birigendera bikayibagirwa, none ikabura icirya, none igapfa nabi. Niko gupfa kwayo nabi. Description y'intare rero niyo. Noneho rero ushobora kuba uryamye, noneho ugashirwayo ukabusinziriye, ukarota intare, cyangwa ukerekwa intare, cyangwa ukayishurirwa intare, cyangwa se ijya aricyo cyose cyakubaho, haba mwibonekerwa ukabona intare. Icyo gihe uratekereza uti none niba intare ishushanya ibintu 13 ni ikihe narose. Ugashakisha mu gisa n'ico warose, ukagishakisha mu gisa n'ico warose. Hariya muri Mose 3:4 hashobora ngo avuga ngo ni murasantego. Haravuga ngo mbese intare yakwivugira mu shyamba itafite umuhigo wayo. Anga ni murasantego, intare igira target, igira intego. Nico Mose yabihanuyeho. Aha rero tuje turaremenya ko niba weretswe, cyangwa ukabonekerwa, cyangwa ukarota, cyangwa ugahishirirwa, cyangwa ugahura n'umuntu akaguhanurira, cyangwa bikaza mu nyandiko zidasobanutse, cyangwa bikaza mu kimenyetso n'igitangaza, cyo gihe uhitemo uvuge ngo mbese intare nahuye nayo yashakaga gushushanya iki. Icyo gihe hari yerekwa ry'ubwoko bubiri iyo wahuye no ikibazo cy'iki ngiki. Urerekwa, Imana ikakwereka ishusho. None icyo gihe bisakongera gusenga umwanya ukomeye kugira ngo muri ya shusho Uwiteka Imana gukurire mu kuri yifuza kukugezaho. Kandi uko kuri gusoba kuba ari ukuri k'umwihariko. Kuko mu mayerekwa yacu, mu mabonekerwa yacu, mu nzozi zacu, mu mahishurirwa yacu, mu buhanuzi butugeraho, mu nyandiko zidasobanutse, mu bimenyetso n'ibitangaza bitugeraho, mu guhura mu buryo butaziguye nk'uko Mose yaganiraga n'Imana, icyo gihe haza ukuri k'umuntu. Ariko hashobora kuza ukuri kwerekeye umuntu mu buryo bw'ubunaziri. Ni ukuvuga ngo ukuri weretswe kukaba ari ukwawe, atari ukw'itorero rusange. Ugomba gusenga ku mwanya wa kabiri rero, Imana ikakwereka ubusobanuro bw'ishusho wabonye. Ahangaha rero haza ubuyobe bwinshi. Iyo Imana ikugendereye ibifite icyo ishaka kukugezaho, ishobora kugira icyo yateguye kukugezaho. Rero wowe ukibwira ngo ni ubutumwa rusange, ugasaba urwandiko rubikwirakwize mu matorero, abantu bakagendera ku iyerekwa ryawe ryari ryerekeye wowe wenyine, kandi kigahinduka ikinyoma. Imana iyo yahamagaraga Samusoni ikavuga ngo uri umwana w'umunaziri, yamuhamagaye akiri mu nda ya nyina, umugore wa Manowa, Imana iramugenderera iravuga ngo umwana uri mu nda yawe azaba umunaziri wanjye, ntihakagire icuma cogosha kizagera ku musatsi we, kandi ikintu cyitwa vino ntikikamuhumurire, kandi noneho ntakazakine n'umuzabibu, azaba umunaziri wanjye. Wabibona rero ukibwira ngo ubwo bunaziri ni ubw'itorero. Ntabwo abakristo bose ari abanaziri. Hari abanaziri Imana yatoranije mu itorero bagira amategeko yabo. Imana yari ishobora kukubuza kurya ibirayi wenyine ukabyamamaza hose ngo kurya ibirayi ni icyaha. Abantu benshi Imana yabujije kurya inyama, abantu benshi Imana yababujije kurya ingurube, abantu benshi Imana yabujije kurya urukwavu, abantu benshi Imana yarabagendere ibibabuza gukora ku kintu cyitwa amasaka. Ariko ari ubunaziri bw'umwihariko kuri buri wese. Ukwiye gusenga rukamenya ni ubunaziri cyangwa ni ubutumwa Imana ishaka kunkwirakwiza mu matorero. Imana yacu dusange niba duhishure tumenye ico buri shusho isobanura. Imbwa igira icyo isobanura, intare igira icyo isobanura, imbogo igira icyo isobanura, intama igira icyo isobanura, ihene igira icyo isobanura, imbwa igira icyo isobanura, n'intare rero ikagira icyo isobanura. Nasobanuye umunsi wa none niba weretse ishusho y'intare.
hariya rero ko satani azi kwihindura nka marayika w'umucyo, mu byahishuwe hari igice cya 6 umurongo wa mbere, naho yari yihinduranije. Aravuga ngo mbona ifarashi ya mbere yari umweru, ariko yicayeho yagiraga umuheto mu ntoke ze. Noneho ni ukuvuga ngo kuko yari ifarashi y'umweru yashushanyaga Kristo, ariko kuko yagiraga umuheto mu ntoke ze, nuvuga ngo yashushanyaga satani wihindurije, kuko ntabwo Kristo yabaje mu ishusho y'ifarashi ngo iheke umuheto ku mugongo wayo. Ahangaha rero yari satani wari wihindurije. Hari ifarashi y'umweru muri Zakariya igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza kwa 11 ishushanya amahoro, iy'umutuku ishushanya intambara, iy'ubugondo ishushanya inzibacuho. No hariya muri ibyahishuwe 19 umurongo wa 11 hari ugendera ku farashi y'umweru ni Yesu Kristo. Angaro tumenye inzozi zacu. Nyabuna ntukabesha abantu ngo weretswe cyangwa ngo warose tawagiye gushishoza ngo bazimana niba ari ubunaziri bwawe cyangwa niba ari ubutumwa bwiza bwerekeye itorero. Imana dusage tumenye inzozi zacu, dusobanukirwe intare niki. Ni ibintu 13. Icya mbere ni inyamaswa y'inkazi, icya kabiri ni Yesu Kristo, icya gatatu ni Satani, icya kane ni ubwami, icya gatanu ni igiteye ubwoba, icya gatandatu ni ubwibone, icya karindwi ni imbaraga, icya munani ni ubudahangarwa, icya cyenda ni ubutware, icya 10 ni umurava, icya 11 ni umusirikari, icya 12 ni umutabazi, icya 13 ni murasantego. Icyo weretswe rero gihuze ni ukuri kuva mu byanditswe byera. Iyo weretswe bikarwanya ibyanditswe byera uba wavangiwe. Iyo weretswe ntabwo bishobora kuzaba ukuri bidahuje n'ukuri kuboneka mu byanditswe byera. Imana ibafashe aho muri hose, buri wese asobanukirwe inzozi ze, icyo yabonye cyose ashishoze. Ntabwo Imana yivuguruza ku ibyanditswe byera byose byahumetswe nayo. Ukuri kose rero uko Imana izakoresha muri twe kuzaba kuva mu byanditswe byera yadusigiye. Nanizo mpamvu mu gatabo kavuga ngo kuba umukristo utagira umuryango wegamiye byashoboka, kuko ufite ibyanditswe byera mu ntoke zawe. Abantu benshi baba abakristo kandi bahamya neza, bavuga ubutumwa bwiza ariko batabarizwa mu miryango runaka. Imana idusage kandi dukomeze tumenye inzozi zacu, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Pasiteri wakoze, Imana igumugisha cyane. Pasiteri, sinzi ko hari icyo wakongeraho nuko ari ikindi ufite wabwira abantu bateze amatwi gusenga everyday. Kubashaka kumenya inyigisho zigendana n'inzozi, mwareba kuri channel ya gusenga everyday. Buri nyamaswa yose igira uko isobanura. Nasobanuye urukwavu, nasobanuye ihene, nasobanuye ingurube, nasobanuye imbwa, nasobanuye inkoko. Ibyo byose nabicishiye kuri channel ya gusenga everyday. Turacakomeza inyamaswa zose nizo tutabasha kugeraho tuzazireba zaboneka mu byanditswe byera, tuzabagezaho ubusobanuro bwazo mu nzozi. Channel ya gusenga everyday birahari, ni Pasiteri Mpazibirego 0786696620 ni telefone ya WhatsApp 0786696620. Menya inzozi zawe. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha nawe Pasiteri. Ikiganiro nawe utaha. Shalom, shalom. Shalom. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.